kujya tujya kurega bikanga, twajya kurega bikanga, mbese bigafata ubusa, twanaburana uwo nguwo akadutsinda. Ubwo rero nyuma naje kubiganiriza umuntu, ubwo umuntu aravuga ati rero hari icyo nagukorera, yampaye umuti yagenda nkawunyanyagiza muri bwa butaka. Ubwo rero dusubiye kuburana ndamutsinda. Urarenga dore ura n'ibindi wemerewe kujya uzana ruko wamamagaye ariko nta kibazo ndi umuhungu wawe wemerewe kujya uzana ruko wamamagaye wese umpamagara buri munsi uza hano wari kuvuga mu ariko nje gutya na kamera none nuko muganga banavugiye maravuze menshi wa murwayi wavuye yarakize yani bamwe gukora nabikoze yamagashimwe koza n'iki cyameze mugere yarakoze ni 50. nta kibazo nayabonye ruzi ibyo ni ibintu abaganga bakora barakuvura bakugira gutya. Uwo mumama yarafite ibibazo bigiye bitandukanye, abana be bahoraga berera, abana be bahoraga n'ibibazo bigiye bitandukanye. Yaranambwiye ati bana banjye bajya no mu mihango rwose ni umubyeyi isuza ababyeyi bose bagiye batandukanye. Abana be bahoraga bayerera, ugasanga umwana avuye mu rugo nta cyamuvanye, aragiye arongera aragarutse, ugasanga umukobwa we yagiye mu mihango kama byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo yambwiye narabikurikiye, bagiye kubikurikiza muganga uko hari n'umuforogero muganga yaranumye ndazongera gute ndawutanga kuri uno munsi. Ngati genda bikuza kuri Western ako gutunga twabandi burya biragoye. Ni ifumo ntabwo ari make ntabwo ari na menshi, ariko burya iyo ukugire neza ugira gute urashima. Nze kuyamuha 250 yampaye ngo muzanire kuko yagize gute nanjye yaranshimiye yankarazemo akantu kwa muganga. Ariko hahora abantu uno muganga hahora abantu bamwe basora abandi binjira, bamwe binjira abandi basora bucece mu gace bakoresha telefone kugira ngo ugiye kujya muri za metero ndetse mwereke ndetse gato sinamubwiye kuko bano bajyamo iyo bagiye mutana babwiye ari igihe bibindi ndetse mukorosha uri tayari. Shaka kunyibara se wa mama. Munyahagarara hari ikintu ushaka kwibara. Ese kawo cyose nese hari ikibazo. Uranze? Ntabwo muzi ariko hari ugenda nka. Kamera ari. Basanga ari mwene wanyu bakomeye mu kure. Gira hino uramuntu tamushyiramo nta kibazo. None se bivuze. Nisa. Kwa muganga. Ngo turi abanyamakuru. Mbonye usohotsemo hari. Uvuye ukuri. Kandi se amakuru muganga. Buriya muganga yaje kumushimira ko igitangaza yankoreye. N'igitangaza se amubwira. Twari dufite ubutaka bwa mama. Ubwo rero mama bwatisha umuntu. Amaze kubwatisha umuntu, ubwo rero nyuma aza kubutunyaga. Mama rero nta mbaraga afite. Na musaza wanjye nawe uhari. Ubwo rero ni njyewe wari baje kubijyamo. Kwatisha no kugira ngo utekane. Ni ukwatisha ubutaka ukajya ubuhinga. Ubwo rero we yarabumwatiye aranabutunyaga. Okay, nese bihuriye he no kuza kwa no mu baganga bagakunda wowe itanga abantu. Oya ntago ari abapfumu. Ntago ari abapfumu. Oya. Muri se umupfumu n'umuganga bagakunda batandukanira wenda utarakoza kumbwira. Wabibona nenda kubyibitangaza yaba yaragukoreye. Bari barabanyaze. Bari baratunyaze, ubwo rero nyuma naje kujya tujya kurega bikanga, twajya kurega bikanga, mbese bigafata ubusa, twanaburana uwo nguwo akadutsinda. Ubwo rero nyuma naje kubiganiriza umuntu, ubwo umuntu aravuga ati rero hari icyo nagukorera, yampaye umuti
ngenda nkawunyanyagiza muri bwa butaka ubwo rero dusubiye kuburana ndamutsinda iryo shimwe rero narinzaniye wa muti wakoze akazi isambu mwanyazwe barayisubiranye wafataga umutego ukanyanyagiza muri bwa butaka hanyuma rero dusubiye kuregana none naramutsinze wabituruka cyangwa ni ibanga wari uje kumushimira naje kumushimira buriya niho nari mvuye arimo se kubona abandi barwayi cyangwa we afitemo abandi barwayi ariko akorera ku bw'umwe mbese bitewe n'ikibazo cyawe tugire tumurebe abakozi turagushimiye rero natwe tuje kumugwa gitunga n'ubundi turaziranye nawe ariko uno munsi twaje utabizi Imana ikurinde namwe barinde geramo nk'uko polisi y'u Rwanda ibitubwira sawa muri bane ni umurwayi witwaje ariko wamugabo sinakubwiye ko ugomba kujya hano Rwanda wabahaye gahunda bigeze umpamagara igihe wazi hano nakubwiye ugomba kujya hano ariko umpamagara oya ugomba kugaruka subira ugomba kugaruka wajya wivanga mu kazi kanjye ugomba kugaruka hano ariko wampamagara subirayo ntabwo urarenga hano urahura n'ibibazo urarenga hano urahura n'ibibazo wemerewe kujya hano ariko wampamagara ariko nta kibazo ndi umuhungu wawe wemerewe kujya hano ariko wampamagara wasa umpamagara buri musozi yuza hano ariko uva mu kazi ariko nje gutya na kamera none uya mikoro gute mu mwazi hishe kugira ngo mujye bari mu kazi kanje muri mu ndaga hembe nyamura none tonge hembe nuri tonge nurenge hano urarenga hano urakora n'ibibazo ndakubona rwose hari inkuru nziza nakuzaniye iyo nkuru nziza uzaniye niyo kugusura za kamera zanyu ziri hasi wanda muri kamera siraona ni mikoro mfite wewe ni kamera mwaziri zazo ni za kamera zanyu ndetse naza ari inkuru nziza nakuzaniye wakira abantu urabona ko muri isukura ntabwo biri muri waramuruze ko tunagaramye yaje byaratinze cyane amaboko yari yaratinze ariko ndabona biri gukira byakize niba bamuzanye mu muti wawe yego hano mwanyina wabo yaraje kureba yaro umuntu ubashije kugira ngo reba ko abaje amumarira reka mubwire rero nabeshye cyane ntakiza ariko reka urakizanye reka mubwire ibingenzi utagira umujinya urabona ko utanga imperuka abantu hari ugutigeze kumva rero wari ufite ikibazo abana be bahora bayerera barwaye imihango idakira n'ibiki wa muganga rero ni uko muganga banamvuye amarozi menshi wa murwayi wari wavuye yarakize yari bamwe gukora nabikoze yamagasiye umukozi yarakoze
ni 150. Nta kibazo nayabonye rwose. Naho nta kibazo nabeshe muganga ubone nagaje kukwikanga nk'umugarutse kuza gutuma ninda ntari gukora gahunda z'abarwayi. Ako nzahinze kumara gutya. Nasinya gutamba umuti ngo tuzayibinyine. Nyobo umuti gatoya. Wihangane ntabwo urabizi ko umuti wacu ukora. Ari umuti umunyoguha gake cyane. Fataho gake n'agatoki gake cyane ushyire mu zuru gake cyane. Fata n'agatoki gutya ushyire mu zuru ugire gutya. N'abakira shyira mu zuru iranabona. Uri mukobwa nawe ndabona afite agategero no yambaye ukamwegure amazi y'amazimwe ariko ndabona ari kweguka atera seremana sanufuriza zamurumuka imiti yacu irakora byose bishoboka. Imiti yacu irakora ikora ibintu byinshi. Urabona umukobwa yaramaze ibyumweru 2 hano. Si ibintu mukasa mukoreye yo rwose n'ibintu bamutize bari barakoze baba we urareba ibintu mukasa yamukoreye yaratemutse pe yaratemutse biriya bintu biri gukira amaze ibyumweru 2 hano yaje yaratemutse amaboko atibuka ni n'ahandi ariko urabona amaze gukira. Ese muga mwana mukasa mukoreye yari yaramwangije yaramwangisha kumukura mu bana be kubera ko ari we bareze ariko abarera mu bisira nyina ariko uri wa muti uri gutuma watsamo nuko mubihugu byakorewe mukasi yareza abangaba barera mu bintu yabarere mu bintu bya nyina. Uro yari yarabangije ukuvugana baje hano umura urakira ni yambiti baje hano kuba barategetse amaboko turinye ikibazo cyabo bisanga mukasi yarabangije ariko tuvugana amaze koroherwa amaze gukira. Ubu ni umuti wa nyuma baje gufata nakwisongera kubaho bari bamwe ko bazaza gushimira arangije gukira. Niyo mpamvu mukuru we yaraje kumureba ubundi wo bareze. Twakubaza bandenda nzakuza hano kwa muganga nza kureba ko bamvura none uko biri bari kumvura ndi kubona ndi koroherwa. baguteye uratwite se muga ntatwite yaranatwite ariko yamanje biriya bintu niyo mpamvu leta yagaragaraga kubera ko baramuteye batemuka mbere yagaragara ariko namuhaye umuti arakira. Niyo mpamvu baje kumushimira ngo bari gufata umuti wawe. ese mukasi byagenze data nyine niwe wandoze maze kuzoba nyine nza kwa muganga niwe niwe wamvura. amakuru numvaga hanze abantu basanzwe bavuga ngo ari umukobwa utwite ko itagaragara. Ese muka wenda abatukurikiye no munsi naje numva none ibintu biri mu gusakuza hano ubona umwanya wo kuryama ngo turaryama ko twemereye gukora mu rusaku mu mvura mu mwijima turakora kubera ko nibatererana abarwayi muganga cyose twemereye gukora. umukozi kumva ndafite ibintu hano ku kaboko bimwe na za ndasaba era ni ibintu baramurugiye mu baragera baramushuka ngo bagiye kumupfundikamo ibintu ngo byabaye ngo dore bitemura amaboko bisigira ngo apfe biramwica urabona ko byumye byasubiranye. yajyana kwivuza bamushobora batwereka yanabereke muri yamwereka ibyo ni ibintu abaganga bakwiye ngo barakuvura bakugira gutya. Iyo ndasimaze igihe kingana n'icyo twite amezi 3. Ese ntabwo ubasha kwangana kubera iki? Wenda n'uburwayi ariko mu kigaragara n'umurwayi urabona ko n'ubwenge bwe ntabwo buri normal neza.
ikibazo yari afite baje gufata umuti wanjye manda kujya mukurikirane nta kibazo ubu yemerewe gutako yaramaze n'ibyumweru 2 ariko ubu yemerewe gutanga umuti wanjye mu rwego rwo kugaruka ntabwo kugera mwe n'umumama baravuga ngo wagaruje isambu y'iwabo nawe byose narabikoze narabimufashije nawe kunshimira inyemereye ko n'ibigaruka z'inka y'inyana none aje kwigo yaje yanyemereye sokoza kwikota byari gusuzajya oya ari ubwo yaje yasezera amasezerano kandi ntabwo yabeshya muganga kuko n'ubundi nta imoresho wibeshye hari umuntu ushobora kunyagwa ibye ari hanze uyu ngo mufashije mu muvura aho yaba ari hose atwara ifoto ye n'amazina ye turamufasha izi mbaraga muzaba n'abakurambere izi mbaraga tuziyamara abakurambere baravuga twamuriraga abasukuru kera ubu tujya kubacira imiti bahita guca imiteguro no guhamura umura hirya no hino ese ubu murazwi cyangwa mukorera mu kwiga turazwi dukorera ku mugaragaro dufite ibyangombwa dukoresha ntitwemerera kuvura ahari hose no mu bindi bihugu tugiye uburyo gushakaho n'imiti turabyemerera hashobora kuza umuntu ko ati ndashaka nanjye nyigisha mwanya nyungura abantu akwigisha imiti akwigisha guhamara izi mbaraga kugira uzibone ntabwo wazibona nyiriho wazibona ko ugiye kugenda akaze gusigira hanyuma uno muntu rero wakuntumyeho nkaba narakoze ibyo wambwiye nawe akavuga ati nyaruka rwose muganga ugire guti mumera agafanta uramubwiye iki ko gikurikiye ari mu biriki ngiye kumubwira imbaraga nakoresheje n'ubundi hari undi muti ngiye kohereza ugomba kumurinda nkoresheje ihembe iriya hembe ubona riri hariya rihagaze mu ngona iryo hembe rigomba kumufasha rigomba kumurindira igihe cyose cyangwa kigashaka kumugeraho none se ko yambwiye ngo unamurebere amazina yarayazi ntabwo nibwo nyavuga amazina ndayazi ngo namurebere nimba ibyo byaramuhaye yo kubana ari nawe nimba nta ngaruka bizakomeza cyangwa umuco wamuhaye warabavuye ariko hari ibintu umubwire ko hari ibintu bateze iwabo ku nkomoko bavuga kuko avuga muri Afurika ugomba gushaka ukuntu nakorezaho imiti tukabitegura tukabitwika n'ubundi akagumana ubusugire bwiwe ubwo ngo nta kibazo nahumura amara kumva noneho njyewe abona nje nisobanura ko wenda akarya nta kibazo ari kwa muganga agomba guhaguruka ari ngewe umuhaye uburenganzira ndabona haguruka fata umuntu wahaguruke turebe ari guhaguruka kandi nzi ko bishoboka haguruka 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 imbaraga yarona yatoye imbaraga yatoye imbaraga igendere namwe urabizi abantu bavuye dukore ariko nanjye n'umumama mushimiye kuko yagize gute ntanguriye akantu ibintu bigenda neza ariko mubonye neza ko ibyo dukora ari ukuri umuntu agutumye nkayo waje kubihamya ubona ko ibyo dukora ari ukuri iyo warambwira ati fata uno muti uzajya ukora ibi n'ibi nanjye narabikoze bigenda neza rero murabamushimira murabiye namwe mugira urugero uzamumubwire ngo tumubereyeyo ihembe turabimufatiye biriya bintu biteze ku ifuku haravuka abantu bari baramwangiyeho ko byiba byarakemutse turabikurura tubitwike mperezaho imiti nzajya kubitwika turukomeza guhamagara nzamuhamagara mvugane nawe aguhamagare kugira ngo n'ubundi munyamugora kuri WhatsApp turavugana nta kibazo kuri WhatsApp turavugana ndamuhamagara hari andi makuru ushobora kuba waduha ijyanye y'ibyo uvura n'izindi mbaraga ukoresha ukora kuzikoresha mu mafoto n'amazina nta kindi gishobora kuvura nk'umuntu udafite ibyo byose nta mafoto afite iyo ufite amazina si ngombwa amafoto tumenya inkomoko yawe tuvuga amazina yawe yose tugahita tumenya ibibazo ufite byose ndabona hano bari kumpamagara n'abana sawa reka mushimire abadukurikiye nayo ninjye gusohoza ubutumwa bw'abantu mwene neza ariko nimugende tutabasezereye nimujya kugenda turabasezera kubera ko dufite abarwayi benshi mwe mwihanganye tumanze dusezere abarwayi tumara kubasezerera ndabona bampamagaye reka mbitabe ndabona bampamagaye ndaretse kugenda mane mvugane nabo kugira ngo mumenye
ukuntu umuntu wo hanze uri kumpamagara ni nawe wanyohereje ino telefone yaguha agashimwe niyo wampaye agashimwe wowe wamuhamagara twebwe reka tube duhagaze hano hanze ntabwo bimuhamagara maze kuganira nawe nakire n'abandi barwayi hari abantu benshi cyane ndabona mwarimu uvuye n'ubura bukwe n'ubundi mbonye aramubonye ubukwe ndabona niyo mwarimu uvuye tuvuye mu bukwe bambwiye ko mwarimu uvuye mu bukwe ariko ntabwo bavuye mu dusuku muhita mbibona mu miti yacu hari ubukwe mwe muvuyemo turi mu bukwe i Musanze turabibona twiwe turabibona mu miti aho muvuye niyo mpamvu mu nzira zanyu aho mugera tuba tubarebera sawa urakoze reka mbe ndi hari hanze uraza kumbwira nta kibazo urakoze halo